Tubaye ikaze nanone ku Buryo TV, mwe mwese muri hirya no hino mukurikirana ibiganiro bica ku Buryo TV, nk'ibisanzwe twagarutse mu mushinga wa Pi Network, aho tugiye kuvuga kuri Pi Chain Mall. Twakunze kubabwira ngo niba ubishoboye iyandikishe kuri Pi Chain Mall, kuko naho hariho amahirwe menshi agiye atandukanye. Akenshi ugasanga umuntu yakora inkuru gutya, hari abatabyumva neza, ariko burya umuntu akora inkuru afite aho yabivanye, aba afite aho yabikuye, kuko Pi Network ni umushinga mugari kandi utanga amakuru igihe icyo ari cyo cyose, ugenda utanga update zigezweho. Hano muri Pi Chain Mall murabona hano twashyize kereyo, namaze kwinjiramo cyangwa nakoze sign in, mpafite 0 kuri Pi Chain Mall, mpafite 0. Hejuru yaho handitse ngo amafaranga yinjiza yose, ngiye mpafite 0. Murabona ko bihindutse, maze gukora sign in cyangwa ndinjiye, kuko ngiye Pi Chain Mall yanjye iri mu Kinyarwanda, nayishyize mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Nkimara gukora sign in bahise bampa 1.57 kuri Pi Chain Mall, ubwo ni token bampaye. Tubibutse ko izi token baba bagenda baguha igihe kizagera bazivunje muri fiat money nazo, cyangwa se bigendeye ku giciro cya PI kizaba kiriho, izi token bazaba baguhaye kuri Pi Chain Mall nazo uzazibona muri fiat money. Murabona ko hano mpafite 1.57 nkimara gukora sign in. Hano urareba hano hirya handitse ngo amakuru yinjiza, ubwo ni ibijyanye n'ibyo wakoze, urahakora hahita hamanuka uru rutonde. Urabona ko iyi tariki ya 17 kuri Pi Chain Mall yanjye hinjiye 1.57. Bivuze ngo buri munsi uko winjiye kuri Pi Chain Mall cyangwa uko ukoze sign in winjira muri application ya Pi Chain Mall, ugenda winjiza. Hari token bagenda baguha, hari ibihembo bagenda baguha buri uko winjiye muri Pi Chain Mall. Hano urabona ya 1.57 iragaragara, hasi ni 0.